Reka tubahe karibu nanone nk'uko bisanzwe kuri Key Property Rwanda nemere nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero tuba tubazaniye ni agatangaza, ni mu matuba twagize. Iyi tuwa nayo iraza mu Zambia. Turi hehe rero? Turi Kicukiro Kagarama, uyu munsi hazwi nko ku Muyange, aho tuje kubereka inzu nziza ifite design nziza, finishing y'agatangaza, rooftop hejuru bufite view nziza cyane ya Gahanga. Umva ni ahantu heza, ni ibintu byiza cyane, ni bodeyo, ni perfect, ibintu byose ni sawa. Ibaze kuri miliyoni 230 kuri iyi nzu, kandi zirimo ibiganiro. Uraza ino nzu tuguze na nyirayo aka kanya rwose, muhite mujya mu biganiro. Ino nzu ube wayigura. Igizwe n'ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon na salamanje, igikoni cyiza mu nzu kiri moderne, rooftop hejuru, hanze hari igikoni cyo hanze ndetse na annex. Reba parking hano ushyiramo imodoka 3 nziza cyane nini z'amajipe. Reba amabariko, reba design hanze, finishing ibazi. Reba bino birahure na aluminium bagiye bakoresha. Ni bodeyo na tanga. Reka dukore tuwa rero tugendane, ni karibu cyane, kandi ubuso ni 260, ukaza ino nzu ukayigumva ko ni inzu nziza cyane yagutse. Ibaza inzu wakodesha 1,500,000, miliyoni na 500 y'amanyarwanda cyangwa se 1,000 cy'idolari kuri rent. Urumva ko ni ibintu byiza. Kagarama nawe namwe murayizi, aha karetsiye ni ikurikira ku Kibagabaga. Reka dukorane tuwa rero tugende tureba akantu ko kandi bimeze bite. Audio ni perfect. Reba nawe yikaritse turimo, rebe na baho hano amazu meza cyane ari moderne. Urumva ko ni karitse nziza cyane. Ibaze nawe inzu ya miliyoni 230 ahantu yabiri, ahantu yabiteretse se. Ni audio iri he? Kandi mu bintu ujya kureba uri nk'umukiriya ushaka kugura inzu, na audio nayo iba uyikonta. Ureba nawe ahantu turi ni karitse nziza cyane, bari gutura nziza cyane, amazu meza agezweho, abantu basobanutse gusa. Ubona ko ni umuhanda ikibura hano, kano gahanda ejo bundi baragashyiramo kaburimbo, ubona ko kameze neza. So reka dukorane tuwa rero tugende akantu ku kandi, ariko tugihereye hanze. Reba nawe hanze ukuntu hameze, reba zino ndabo bagiye bateraho bazengurutse inzu. Umva ibintu byose ni perfect. Reba nka ninjoro, reba tuno spotlight two hanze tubata twaka waho kugeza hano nka saa moya, ubundi nibwo watubona ko iyi ari inzu kabisa. Reka dukorane tuwa rero akantu ku kandi tugende twinjire mu nzu imbere tugihera hanze. Reba nawe cameraman abereka gate, waho ukuntu gate imeze, tukagera runo rugi. Reba runo rugi, umva ni ibintu byiza cyane, biri perfect hano, buri kimwe cyose ni ibintu bitondeye. Bura akantu ku kandi turagenda tureba nama, mumbwire namwe ukuntu bagiye bayikora akantu ku kandi. Ni inzu yubakitse. Reba hano, reba hano bagiye bomeka ano mabuye hano, tuno tubuye twiza cyane bagiye bomeka hano bakora. Reba tuno tuntu bateye hano tumara gukura, ni ibintu byiza bagiye bakora. Tukajya ni jardin hano iringaniye ikiri nshyashya, umunsi yamaze gukura nayo izaba ari sawa. Hejuru dufite rooftop, ngiye kubajyana nayo turebe view dufite se imeze gute kuri rooftop. Tugendane. Reba kuri rooftop yacu, reba it's amazing. Wow, reba iyi place ufite hano, ahantu hanini hisanzuye, uzo gashyira umutaka wawe, ibintu gasa neza. Ikibura hano ni ya matara bazashyiramo hano nimugoroba agenda yaka. Urabona ko insinga zayo ngizi hano bagashyiramo amatara. Reba ino view nziza cyane ya Gahanga dufite, bisa neza. Uri hano rwose, reba view hano, reba neighborhood ni perfect, ni ibintu byiza cyane. So reka dukomeze rero tujye no mu nzu imbere turebe naho uko bimeze. Yes, reka dukomeze rero dukorane tuwa yacu tugende tureba akantu ku kandi, ariko ndababwiza ukuri iyi ni inzu. Reka rero hano tukinjira, reba aha iri baraza riduha ikaze mu nzu. Reba ukuntu inzu yubatse, reba inkingi ebyiri kandi nini, ubona ko biba bisa neza cyane. Karibu hano. Wow, iyi bariko yacu ubona ko yo hanze kuri salo irasa neza cyane, kandi inzu yose ni gypsum ahantu hose, ni ibintu bisa neza cyane. Reka tujye no mu nzu turebe aka kandi kantu nibagiye kubabwira. Urabona ko aha naho ubona ko bagiye babikora neza rwose, ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. Wow, reka tujye mu nzu noneho turebe n'iki dufite, ariko tutarajya mu nzu. Reba zino aluminium bagiye bakoresha, ubona bino birahure byacu. Reba no madirishya, reba ukuntu ringana. Wow,
urugi rwo noneho ndaza kurubereka neza tukinjira. Reba runo rugi, iyi muvura murayibona, reka nze mbahe karibu. Karibu mu nzu yacu. Wow, karibu. Reba runo rugi, dabo ya muvura rwose isa neza. Wow, twagiye mu nzu nyirizina. Reba iyi salo dufite, salo nziza, amakaro meza, amarange meza asa neza. Niba ukunda amarange afite isuku, reba amarange asa neza, bateye amarange rwose bisa neza cyane. Ibi bintu nabikunze. Reba rwa rugi rwacu dufite hano rwa muvura ruri dabo. Reba parafo, gypsum nziza cyane. Reba iyi chandelier, amatara meza cyane ahinduka, ushobora guhinduranya uko bishatse. Reka tujye muri salle à manger naho ngende mbereka. Karibu. Wow, karibu muri salle à manger yacu. Karibu kabisa. Iyi ni salle à manger, aha bazashyira agasinki ntibaragateramo, bagomba kugashyiramo. Aha ngaha reba rino dirishya dufite naryo ryongera urumuri hano muri salle à manger, ubona ko irasa neza. Salle à manger nini yisanzuye, kandi parafo yacu ahantu hose ni gypsum, kandi nanone buri byumba bifite garde-robe. Urumva ko ni inzu bitondeye yisanzuye kuri famille. Urumva ko ifashe $130,000 n'amafaranga menshi. Reka rero tuvuye hano tugiye kujya mu gikoni. Wow, karibu mu gikoni cyacu cyiza kiri moderne, igikoni cyiza cyane wakwifuza gutekeramo. Igikoni cyiza cyane gifite urumuri ruhagije, bari ama spotlight bagiye bashyira, ubona ko ni igikoni cyiza kandi kiri open. Reba hano kiduha kano kabar, ahantu ushobora kuza ugasevinga amafunguro yawe abantu bicaye muri salle à manger. So ubona ko igikoni gifite urumuri ruhagije. Reba hejuru ama spotlight baduhaye, gifite utubati twishi kandi duhagije. Ubona ko ni igikoni gisa neza, ni igikoni cyiza. Reba iyi lavabo hano yo kogerezamo, ni ibintu byiza cyane. Ubona ko ni ibintu byiza cyane, utubati twishi kandi duhagije. Reba umwanya wo gushyiramo oven yacu, ahajya mashini ifata imyotsi. Reba hejuru amatara menshi kandi meza, utubati twishi duhagije hasi no hejuru. Aha naho dufite aho kujya firigo. Ubona ko ni ibintu byiza cyane. Iki gikoni ni cyiza, kirisanzuye kandi ni kinini. So tuvuye hano, reka dutangire tour yo kureba ibyumba byacu bimeze bite. Karibu mu byumba. Reka duhere mu cyumba cya mbere cy'abashyitsi kiri hano. Wow, cyumba cyiza, nakunze amadushe yabyo manini. Buri cyumba gifite dushe nini, ndayibatuye. Reba iki cyumba, ni icyumba cyiza kinini, ikirahure cyiza cyane, no dishya rifite. Reba garde-robe hano dufite, ubona ko ni ama garde-robe meza kandi manini muri buri cyumba. So tuvuye hano, reka tujye muri dushe na toilette. Wow, muratangara nimubone iyi dushe iri hano. Wow, reba dushe nziza cyane, waza ukumira. Dushe nziza cyane baduhaye nini. Reba iyi toilette, ibikoresho byiza cyane, mirano nziza cyane. Reba shower zacu, ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. Reba nawe aho gushyira isabune. Reba kano gasinki. Wow, reba amazi pressure sawa cyane, akamero ariko kwiyeberamo biba bisa neza cyane. So ubona ko ni ibintu byiza cyane. Reka dukomeze tujye mu bindi byumba, tugende tureba n'ibindi byumba bitatu bisigaye. Uruhande dufite ibyumba bibiri bisangiye dushe na toilette, ariko reka duhere muri master room. Karibu kabisa, mbereke inzu yacu. Wow, hano turi uba winjiye muri master. Duhere muri dushe cyangwa mu cyumba? Reka duhere mu cyumba nyirizina, ariko ni ndayibatuye master yacu. Akabati, dressing room umwanya wayo, toilette umwanya wayo. Uru rugi rero hano, ni inzira isohoka ijyanze kwibarika, ariko harakinze twabuze urufunguzo, ariko turi mu cyumba nyirizina. Reba iki cyumba rero, reba amatara meza no ku mutwe w'igitanda bashyizemo, birasa neza cyane. Parafo gypsum nk'ibisanzwe. Ni icyumba kinini cyisanzuye, ugenda ureba, gifite ubugari buhagije. So tuvuye mu cyumba, reka twinjire hano tujye muri dressing room, turebe ni hehe nyir'urugo yambarira, ese bimeze biti. Wow, reba akabati hano dufite, akabati keza cyane gasa neza. Reba kano kabati. Wow, iyi ni garde-robe ndayibatuye, icyo bita urwambariro. Karibu tujye mu cyumba, muri douche. Wow, it's amazing. Welcome. Reba iyi douche. Wow, kabisa, iyi ino nzu barayubatse. Reba ibikoresho biri muri iyi douche. Reba zino shower. Wow, hano kudushyiraho cya kirahure bigasa neza. Ndebera, reba iyi mirano. Reba iyi toilette bayikubise, byiza cyane. Ndebera iyi sink. Wow, iyo ibintu bisawa cyane. Ndebera kino kirahure kiri hano, ibintu byiza cyane. Nawe ndebera hano ubu bwiza butandukanye bagiye bayidushe.
ugashyira amasume yawe hano, ibintu byose ibikoresho wabona ko ni ibintu bisa neza cyane perfect buri kimwe cyose. Ubona ko iki cyumba ni master room gitandukanye n'ibindi byumba. Reka dukomeze dusoze tour yacu turebe ibindi byumba bibiri bisigaye se bimeze bite. Ni karibu. Tuvuye kureba master yacu, reka turebe ibindi byumba bibiri bisangiye dushe na toilette dufite ku ruhande. Karibu muri iki cyumba cya gatatu. Ubona ko ni icyumba cyiza cyane, icyumba kinini, icyumba gisa neza, gifite garde-robe nacyo nziza. Ubona ko ni ibintu biri perfect. Inzu nakunze amarangi yayo meza cyane, amarangi atajagaraye, irangi ryiza cyane y'amavuta, birasa neza. So ibi byumba bibiri biraza bigasharinga cyangwa se bigasangira iyi dushe na toilette. Ubona ko ni dushe nziza cyane, isa neza cyane. Ubona ko wow, ni ibintu byiza cyane. Reba ibikoresho bayihaye, amashawa meza, toilette nziza, agasinki keza, ni ibintu bisa neza. Ubona ko ni ibintu byiza. Aha rero dufite iki? Aha dufite ino nzira yo muri korodoro izika tugeza hanze mu gikari utagombye guca muri salo. Wow, aha dufite icyumba cya kabiri cyangwa se aricyo cya nyuma cya kane kiza kigasangira toilette na kira tumaze kureba. Ubona ko ni icyumba cyiza nacyo, ibyumba byose birangana, reba nk'iri ukuntu ringana, rwose rizana umwuka, urumuri mu nzu ruhagije. Garde-robe nayo ni ibisanzwe, ni ibintu byiza cyane. Ubona ko birasa neza cyane. Igikari cy'inzu yacu, ubona ko dufite igikari cyiza cyane, reba no makaro ari hasi hasa neza. Hano hanze dufite iki? Dufite igikoni cyo hanze ku bantu bakoresha amakara, rwose ubona ko nicyo bakoresha. Tukaza ahangaha muri koridoro tukajya kureba, aha dufiteyo inzu y'umuzamu, aha tukagira dushe na stoke, aha tukagira naho dushe na toilette cyo hanze by'umukozi. Ubona ko ni ibintu bisa neza. Hejuru naho tufite ikigega cy'amazi. Ubona ko ni ibintu byiza cyane biri perfect. Hano ibintu byose biri ku murongo, ni inzu nziza cyane wakwishimira kugura. Yes, nkuko tumaze gukora tour yacu, urabona ko tumaze gutemberana inzu yacu nziza cyane, aho twari turi Kicukiro mu Kagarama, ahantu heza cyane ku Muyange. Dufite inzu nziza cyane y'umoderne, inzu nshyashya. Reba ama spotlight, ni inzu iri ku giciro cya $130,000, ariko harimo ibiganiro, ibyumba 4, dushe na toilette 3, sauna na salamanje nziza cyane, igikoni kiri moderne, parking washyiramo imodoka zawe 3 nini, neighborhood nziza cyane, iri perfect. Ubuso ni 360. Karibu cyane, kandi harimo ibiganiro ngo duhuze na nyiri inzu ubashe kwigura ino nzu. Ni karibu.